ikibiza cy'umukomo ibi ahubwo reka tumanza tugukore mu mwuka ubundi tukwica n'ubundi ntacyo umaze n'abapfe ntacyo kabarusha kagahinda ariko mwene mari ushaka kuzanyicira koko uranze ushaka kunkurikiza mama kwerekeza nyoko nire sakubwiye ko ari ryamwisha urarira iki navuze ahubwo bareka ahubwo mbare rimwe wavuye hano kandi uzongera kwahagaruka uzamenya kwahagaruka uzahakura imbwa nari bindagenda n'ubundi kare katujengereje kayaka asetiyana ubundi dore yamuhereraga niko mukuje gukora iki hano nanjye gutwara fata amabyawe man n'ikintu cyitwa isura yawe kizagaruka muri ubu kuzakama utajya no uteganye sanguhisha minota ine niba urahageze nta kibazo ntarebe sawa yakuvuna umuheto we guce ujya kuri telefone ukavuga iminota irenze 3 wa mugabo ngenzi ubwenge ntabwo ndi ngaho ntabwo igiporoforo nkawe iporoforo n'inyoko tegereza araje boss bite byanyu yego boss ni byiza boss fresh yes rero afande hari akantu nshaka kukubazaho gatoya yes kuko nikakunanira biratabikurangira nari ugiye kumbwira ukuntu maze iminsi nyima makuru kandi ubizi neza ko amafaranga agera kuri hafi $3 ko ngaho mbwira neza amatwi kuko niwicamo nikosa na rimwe biratabikurangira isobanure vuba ngiye mu kazi hari abandi banshaka gira vuba bose hari umupolisi twakoranaga urumva niwe tumaze nakora akazi neza ngiye kumwica ubundi ibindi birangira reka nkubwire urabinyemereye kuri bumwice ngiye kuguhereza umuti uramara icyumweru wamwishe ariko icyumweru nikirenga utaramwica ni wowe uzahita upfa turabyemeranyije rwose ni icyumweru n'ikintu cyane muri mwe witwa The Band ninde yego si ubwa mbere umbonye ku isura yes ugomba kunyubaha umuntu ufite wa muti ubutaha nigeze kumutuma ninde ni pipi umuhereza project aki usomeho gakeya udahita ukwica gira vuba urihumurize biki subirana umuti wawe ariko uretse kugenda boss ibintu twumvikanye nawe urabizi si amafaranga se amafaranga banza wohereza amafaranga ntabwo byavaho mwebwe mugende ndayabahereza nawe twayiguhaye muramutse muntesheje umutwe ni iminota 2 namwe mukaba mutakiri ku isi ibyo ntabwo wabidukanisha boss nta ibinota zacu nibura urazitanga nta kibazo ntari mureke yigende ntari bibindi dusigare tubivuga boss ndabikurikirana cyane ntari ihute irukaza zongera guhura uzabibona rero bakozi banjye ndakeka n'ubwa mbere mumbonye ku isura yes ariko shaka zimumaze iminsi mugakora neza amafaranga ngiye kubahereza amafaranga yose mushaka iravuba yes shaka biraje dushobora kuzadukoraho yego sho kudukoraho ariko nanone ikibazo nkuriya mwana cyusa buri abashu twajugunye bungu ntiyapfuye gusa wa mugano siko kuva cyagenda arongera no kumwitekerezaho ibyo ngibyo nuko bitindeho niba cyose yarapfuye n'ubundi ntateze kuzuka kandi niba kinariho ubwo ngubwo azaboneka icyambere nuko twashakaga amafaranga twarayabonye tuzabaho mu buzima bwiza nanzara izegera kwica hari ikibazo asuzumva uzagira gushanga biba bigoye mwana ntabigoye pe by'imiryango gushanga kwibagirwa umuntu w'umuryango wawe nyine biba bigoye ariko nzagerageza ibyo ntukabitindeho pe n'ibyibagirwa mama abiyera umukozi aburiyera sabaye niye nakudunda udunda nyoko wowe nagukubita wa mwana we n'undi munsi ku buryo uzahita
wumva izina umubyeyi kuko ibintu mukoze ntabwo bibaho. niba iki se bamukoze ubundi mva kanabo kamva imbere vuba itugenda kuri petit frere wanjye ndavuna. ashanga abana bawe bigize ibi abana nasize ukuntu basigaye bameze nese ariko mutukana nkumaze burase mukozeho bese kuki no wamuvuga kubona cyane atanamu reka mbasiga ariko ubugambanyi kanya buzabakora genda nyine uva no mu bantu bakuru ihute akoshanga abana bawe bigize ibi aba bana basigaye bagira amahane amatiku wagira ngo barabaroze siko wagira ngo ni iki kamureka ariko n'undi munsi akazato kava uri kutunga n'urutoki tuvuga utanunga urutoki nyine ariko neza kandi njye guhera nshaka kwinjira ndashaka kwigumira ku isi oya sinshaka kwinjira sinshaka urusaku sinshaka amakata nshaka kumedita na Yesu w'i Betelehemu abantu ntibabisha cyane cyane abisetsa baba baseka gusa inyuma bagutega nyihera inshuti manu nyihera ikwaca gusa bose zose zimfitiye ishazi imboni byanyu mukunda binyirukaho nkaho ni melody abasa ni mufana bo baraka nkaho ni melody iniga zino zimfitiye ishazi nkaho ni melody abasa ni mufana bo baraka kira gisambu kinshwitse ariko uretse byagifata ubutaha akubura afande we bura ntiyambeshyira ese y'icyumweru kandi kumubwira ko abicanyi batuzengereje cyane ko bintu ntabwo ari ngenge ubwo ngiye kukinekera ubwanjye ndabona nge ubu raporo z'ibukuru nazikura cyangwa reka ngende ngewe izi raporo ngiye kuzazikora njyenyine ku giti cyane atabimenye sha uriya mukobwa bambwiye ko njya gushimura ndamuzana kandi ndamuzana mwikoreye izo nkweto igenda ziguhereye kuzanagure wahereye karuri mu uramenye we uzitonde cyane kandi muzane n'izanjye n'izatiyanduzira yewe izo nkweto ntabwo naziranago gera ku mucyara wanjye n'uwanjye uretse hano yagiye kungwe ibintu kiha uyu munsi ni njye nawe kandi turabona n'abana njya kunyura mu gikari
sha musore. Uraho neza? Amakuru? Amakuru ni meza. Uraho neza wa mwana we? Umeze neza? Ave w'umucunda sha, ave. Ave pe. Iwe nanjye ndabibonye. Iwe nibigiye kwikigana. Niko sha. Aha niho mu Gatenga. Aha ngaha niho. Waturangira urugo se rurimo abantu beza sha. Abantu beza bose ni abagore gusa. Aha se? Nta kintu batwaye. Niko sha. Noneho ubwo ari abantu beza nta kintu batwaye. Rukumva mwana wa? Ariko ndabona ushaje cyane, ndabona n'uruhere rwaraye. Nintabire sha, nintabire witwa. Nintabire. Noneho ubu uzajya uza gukorera aha k'uyu muharuro. Nzajya nza nkucyure ku igare. Uciye mwana wabona azagakorera. Azagakora. Azagakora ubona n'agakagura. Ariko nawe nuko usabiriza arashaka agafaranga ko kugira ngo azajye mu bitaro bamuca akaguru. Yabana we. Ante we. Cyangwa aho wicara aha ngaha. None tuganira. Ujye usabira hano sha. Tuganira neza. Ujye mu kazi kawe nawe nanjye nisubirire mu cyaro. Ugiye mu cyaro? Urabeho. Bye bye. Uyu mwana ujye umwitaho ugenda hari. Urabeho sha. Ndaza kukujyana hato. Mama birabena wakizemo cyangwa ani yabyanze basi. Andiya niyo maherezo ugomba kumwanga. Nese utamwanze ko amafaranga ubizi ko iwabo twishe. Amafaranga nawe uzayafataho urumva wabigeze. Byanze pe nagerageje kumwanga ariko byanze kuko ndamukunda cyane. Ugomba kumwanga n'iryo herezo. Diana we urabizi n'umwana mu rugo hari ibirenze se. Ahubwo Diana we niwe ndi kwanga ani yawe ndacyamukunda. Oya, ati niwe tugomba kwanga. Mama twigende. Tako wicaye hano waracyo. Yewe ihangane disi. Nakira. Okay, uramufunguriye mwana wa ngabundi. Mbashangiye nagaruka mbayeho reka mwana n'umuntu. Kamuheza umwuka n'ubundi ntabwo ari kuva wenda. Ayo wowe. Unsi sinzongeye kugusanga aha ngaha. Kagende. Noneho kabira kari we nsigaranye we nihe mpamvu itumye utamvugisha cyangwa anti yamusigayemo imyumvire mibi kandi yanayimushyiramo ndamuzi akuzi ko ariyo mpamvu cyagiye basigayemo ariko mwigisha ukuntu bene ubwo ko yaza bankura mu muryango gusa sinza arabishyira gusa. Ese ko numvaga wivugisha nta kintu uvuze wora. Kamwihore. Kanera n'umwaka. Iyo ntuma twagira ngo basi kwinjizamo n'ibintu bajya mwaho. Umuntu mwarimu ari kuvuga njye nta muntu ndi kuvugana nawe njye nako ngenda mu nzu bareba si babandi bamubwira ngo ntabwo banze mu muryango Ndetse urazwi. aya ntabwo nanjye yahise mutanze ugenda umurebe nako Umva ko mama yarapfuye ubimenye. yarapfuye si kubinyutsa ndabibona Ubu bizi nyine ko yapfuye. ndabizi ngaho genda ariko se manzi mu buzima nzabamo bwo kuba kuri ino sina n'umuntu n'umwe unyishimira ariko nanone reka nihangane kandi nzabicamo. Ariko mfite ikibazo. Urupfu rw'umugabo wanjye nayobewe urwo ari rwo. Uzi ko yari afite amafaranga kuri telefone, aba narabuze irengero ryayo.
Mwana wa, hari ijambo nshaka kukubwira. No mu gihe kiri imbere uzamenye icyishe so. Mwana wanjye, ndakeka ko urupfu rwa so nyogosenge ari we waba ururi inyuma, ari we muramukazi wanjye. Mama, ni shangazi uri kumwe? Ni nyogosenge mwana wanjye. Mwana wanjye, ibyo navuze wabyumvishije? Dore njyewe ndimo ndasaza, uzamenye aho so yazize. Mwana wanjye, ngaho haguruka ujye wambara imyenda y'ishuri ujya kwiga, maze mwana wanjye uzakunda ishuri. Yego. Bizi ko Imana indi hafi, reka nizere kandi nihangane kuko nzabica. Reka nizere ko Imana indi hafi. Ese shanga Bera bya bintu yabyumvishe? ibintu Brera namuganirije yabyumvisha. Brera si wakomeje se mwana? Mama biri kungora fix. Kandi ibyo nibyo nanga, ibyo nibyo nanga. Rwose biragoye kugira ngo uzabyumve biramvu. Abiye no kwigira umwana ariko. Ndetse ubu no kwigira umwana. Mwebwe murambwira ko usanga umuntu akunda akazi. Biragoye pe. Ntukigira umwana, kumwanga nta kintu kirimo kigoye. Uzi kwanga umuntu akundaga ni ibintu bigoye pe. Usenge ko namwanze sinamukundaga, twabwire. Rero umwana subu ako nyine wihangana byombi. Nyine nari umwishingizi wa papa. Nuko bigeze aho mpita na shangazi banga umupango wo kumwica kugira ngo amafaranga aritwe tuyabone. Nyuma y'igihe mama atangiye kuyambaza nawe tubigenza gutyo. Ubu rero imitungo yose ningiriho kandi uzamubarire pe ntuzanabibwire Aniyo. Sobanuye ko ari we wishe